Shalom, Imana ibaha umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV. Mwe mwese mukomeje kudukurikirana. Abantu twizera kimwe tubita abakristo nabo. Kuko mwene data bari mushiki wanjye muri Kristo iyo yizera Yesu nk'umwami n'umukiza we. Murakoze. Mbita uko niba uri umuzima, niba uri umukristo usanzwe, niryo zina nkwita. Okay. None mubahira icyo yizeye. Nta na rimwe wemerewe kumwita umupagani. Ahubwo wowe wabibona ko ari umupagani ariko ntiwabimwita. Okay. Njye nemera ko hari igihe umuntu aba umupagani. Okay, gute? Kubera ko urabizi iyo turi abakristo tukunda kuvuga ngo nkiri umupagani. Uyu munsi umukristo kugira ngo aganye umuntu amwerera imbuto yemerewe kujya ahantu ariho hose kugira ngo amuganye. Nimba urugero ari nko muri kabare afite nk'inshuti kugira ngo aberere imbuto yemerewe kwajya kugira ngo abaganye. Oya. Ibyo ahubwo yibeshye akajyayo ndumva nawe yaza no kugwa mu mutego. Ko aribwo ntajyana nabo ariko bambwiye ngo tujye ahantu tuganire turajyana wenda bakanywa izo nzoga zabo nanjye nkanywa jus yanjye cyangwa fanta. Ukanababwira ibyo wemera. Iyo bazanye iyo sije ndabibabwira. Iye afite intention yo gufasha. Intention nziza rwose yo gufasha mu kabari. Ababyinnyi agiye kubafasha. Kuko yari umuhanga kera kubyina. Umuhanuzi aravuga ngo yagiye kwibona yibona mu maboko y'umusore. Rero udakorana nacyo. Hari ahantu ujya ukumva uri mal à l'aise cyangwa se hari imyanya itakiri yawe. Wenda wayijyagamo mbere. Ahubwo nisanze aho hantu antumiriye habi nkumva ndi à l'aise numva naba mfite ikibazo. Ahantu runaka. Ntabwo ujya kuganya umuntu muri ka y'umwanzi. Kuko niba uri muri territoire ya Satani ushobora kuhagwa. Nkuko Papa Faustin yabivuze. Karine yabivuze. Bazahura. Ntabwo wakwica kubavaniwe kandi ahubwo ukwiye no kubafasha. Ukubiye no kuba intangarugero. Hari ahantu Bibiliya itwereka ko tutagomba kuba abanyamahane. Ikintu cyiza message yakoze ku bakobwa, umuntu yakubonye inshuro nk'eshatu araza akakubaza ariko ntabwo ujye wambara ipantaro, ariko kuki ufite imisatsi imeze gutya, mbese apparence yawe iramutangaza. Icyo rero kitakigufasha kumubwira ibyo wizeye. Navuga nuko niba uzi ko hari icyo ufite cyafasha undi nkuko nabivuze mbere, umuntu atanga icyo afite. Niba utari umunyu ubwo ni ukuvuga ko utazatera abandi inyota. Niba utari umucyo ubwo ni ukuvuga ko utazamurikira abandi. Umukristo si umunyamahane. Si umunyamahane. Amahane ni ay'abagome ni ay'abarwanyi n'abaki. Ntabwo twebwe turi muri urwo rwego. Ni ukuvuga ko abantu bose tuzana tubazanisha neza. Kugwa neza, imibereho n'ibindi byose bijyanye n'umukristo izo mbuto kazi kubona. Baba bose yavuze ngo nta mukristo w'umugome ubaho. Nta mukristo, iryo jambo turizirikane turisubiremo tujye turyibukiranya. Tujye turyibutsa abantu nta mukristo w'umugome ubaho. Shamgar TV.